munakirirwa kora n'ubundi agatahira ku ntonganya ku bitutsi. Nse bwo bimaze iki? Unkorera uri mu ndaye, nkorera muri mu ndaye zakwinjirizaga. Umva kangera kwigamirana nakureka kwanza. Uyu mugabo we ageze he koko? Kunyambwira araje. Numva narambiwe pe ngiye no kwiryamira. Ngere muhamagare ndebe. Hello? Ese be kwera ugeze hehe kutari kuza? Shu. Yes, love. Ese kutari kuza kweri nagona ko bunije basi urataha ryari? Ngiye narambiwe pe kugutegereza. None so warambiwe gute sheri? Ndaje mu kanya kabisa. Urakomeza umbwira uraje mu kanya? Basi mbwira ni Okay, ntegaza iminota nk'ibiri akandi ukora kakaba karangiye ngahita mfata. Ibiro ubwiraje ivemo amasasawa. Ndango ndareba filime ndakora iki? Naba yavuye mu kazi arushye akajya no kwibwa ategereje umugabo. N'umugabo amajoro ye. Twongeye twose nzanabivamo. Ngere muhamagare. Baka maze bwa nyuma nge no kwiryamira. Asebe wambwije ukuri kweri niba uri buze vuba cyangwa utari buze ndarushye uri kugumya kunyicaza reba amayinota 2 isaha igiye gushira none isaha asebe ahubwo ngira nkuzane bitaho unzanira iki suko ibyo nibyo ndi kukubaza igihe uri buze ukagumya umbeshya ngo uraje nzanira ibyo ushaka nta kibazo basuze ndi mu nzira sheriya se ko ndwara akaye Nago narakaye nuko nyine uri kugumya umbwira ngo uri mu nzira suburi mu nzira he kugera hano na n'iminota 5 iri muri uri mu nzira cyangwa nze nkwirebe ubundi suri he Ndewe ndi mu kazi aka kazi kizi saha umva nta kibazo tubyoye basi banguka ndaje nuturyame sibyo Maske habi imibu nawe sundi uyu mugabo ari he koko saa 7 n'igice Jesus ntabwo nongera no kumuhamagara rwose birambiwe pe banza ari uje yanjye saa 8 So sava uri no kumbwira sava saa 8 kwarakaye ngo sava kwarakaye narakara nase reba ubu ni sangaye nese mvuye uvuye nyine ntabwo nibyo nkubaza wari uri mu kabari wari uri hehe kweri umbwira iki Nini uri kumbwira iki? Uciye ahantu njya kuzanira. Ibi ni ibicuri kumereza hano. Ibi ni ibicuri kunzanira saa 8 z'ijoro ngo nzane amamvrope niyo nyene nari nyeneye saa 8 cyangwa nari nyeneye wowe. No kuvuga ngo ibintu byose nzanye. Ibiki sibi ni ibiki? Akuzikomba niro akazi kubgawe. Akarana akazi kageza saa 8 wari mu kazi kageza saa 8 cyangwa ari mu nda. Ubundi numvaga n'ubukobwa kuvugira uruhande. Indaya cyangwa wari no mu kabari. Sinzishyura. Uri sikomba nyujuri kwekenyeshwa amashikarete. Sura confirmye nibyo. Wangize kwanzanye. Ubu ni ibintu mbwira indaya hano mu rugo indaziri. Ni indaya ubundi numvaga ubukobwa bukuvugira uruhande iki uvuye mu kabari. Niyo mpamvu uhekenye by'amashikarete.
nibaze iki se nibaze iki umugabo aratashye nibaze iki aratashye sangahe wanyicaje amasaha 100 se ndi kwigira nebiki se ndi kwigira nebiki se ndi kwigira unkorera uri mu ndaye nkorera muri mu ndaye zakwinjirizaga indaye nizo zakwishyuye harizo amaye kome kabagabo bishyira indaye wewe indaye zakwishyuye somve no bawigera nirwa mvunika nkorera urugo nibiki se nigira ibiki nigize ibiki akoreye igihe wanyicarije hano saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 9 zigiye kugera ndumva siki ndekura urambwira siki ndumva mbese n'igiki ndi kumva aho ngaho nkaho akaje basimbwira I'm so sorry wenda natinze nakwicaje amasaha 52 sorry ziki ariko nje ko nakosa narindi sawa impamvu aje ndekura urambwira siki ndekura mana yanjye we uba yamajoro kuko nzayashora muri sibi n'ibiki warunzaniye reka nyine mbanze ndebe ibintu warunzaniye urambwira iki uri kumbwira iki reka mbanze ndebe ibintu warunzaniye urambwira iki wandetse ubundi ureguraza saa 9 wanyuze ukanikakaza hano kunyikakazaho ibi keke keke ngewe keke aka ni akabushete uzanye ni pizza ni hamburger iki ni igiki cya saa 8 z'ijoro uzi iki gikeke nicyo cyagutindije muba muha mwagiye mukicara mukarya amakoko mugahaga n'indaya geza mukaza mugwa abantu hejuru saa 8 muba mwariye amakoko numa mwicaye muri kujya muri kunywa mujya amakoko wanyisukira gunzana ibi bikeke wowe mwirirwa mwariye amakoko abagabo kuzana nase nikosa nese iyo nzana nanjye ngo kungizuba wariye ndabiyobe ko ahantu n'utubenzi n'ibiki byose nyene urisere ko naziriye umva reka nkubwire cyakoze amajoro ntabwo nzayihangana ngo mbivemo mbabarira ariko se nkuba ni udashoye kujuza kare narangiza ukananyicoza umbwango uraje ni nta saa moya wajya utasa 12 uzambara iki wajya utasa 12 nase nambara ariko watashe saa 8 nase saa 8 ibyo wari urimo mu kabari se nahinde mu kabari wabyumvise wawe gukora amafaranga mu kabari se ucuruza akabari uri barumani uri ukora mu cyukora kuri kontwa ibintu uri kuvugura wambabarira nabizi ndakuyobewe njyewe ndunda hejuru yuko utashe saa 8 uvuye mu byo uvuye mushaka nazi ibyo muba murimo ugiye ushaka no kundunda sawa umva kangera kwigamirana nakureka kwanza umuntu azakora iki kwera muri ubu buzima banibaza ubundi stress umunsi wose stress abagore babayeho bate koko umuntu akirirwa kora n'ubundi agatahira ku ntonganya ku bitutsi nise bwo bimaze iki kuba umuntu yazinduka akagenda ashobora stress zanishe ukazinduka ugenda umugore usize mu rugo ukanatahira ku ntonganya ukagera mu rugo utuje wahashye umugore akaba kurara ku nkeke
ukaba uri mu nzu amasaha nk'aya yawe wagatoye kuba utujemo, ugasanga amasaha wamaze ku kazi umugore ari kugukeka, ari kugutekereza, ugasanga ariko ridasha akumva kuri mu ndaya. Biragoye ko twese z'abagabo zizashira, biragoye biragoye ko zizashira. Ikibabaza rero abenshi ntibanashyira no mu gaciro, yumva ko icyo atekereje, kubera yumva ko ikintu watekereje ari cyo cyo, kubera icyo utumva ko mugenzi ari kumubangamira. Ese byagusaba iki kubanza ugashaka amakuru? Abagore mwana ya ariko kajya kumureba tuganire, kuko kajya kumureba tuganire. So nyuma y'ibiganiro birebire ura ni ibiganiro cyangwa twanatonganye nyuma y'intonganya n'ibiganiro. Okay, nyuma y'intonganya n'ibiganiro ngiranye na madamu. Yego cyane. Aza ku cyari cyo kibaza imbere indaya. Yes, none se reka nkubwire. Ngiye buri umugore ushinja umugabo w'indaya. Oya ntabwo batize. Natwe tuba twarakaye twababaye. Ikiri tutazi nyine ibintu murimo. Niba uri kumisha ibintu uri gukora, uri umugabo wanjye. Ukamisha aho uri umugabo wanjye ugatasaa 8 nazi ngo waruri he. Uri kugumya imbwira ngo uraje ngo arutunuri. Namenye utwo tunari uduki. Sobanura umbwira ati ndi mu kazi. Nawe umaze kunsobanura umbwira ko nawe bari abasista na uriya mutipe numvaga ari abo mukorana kandi babatsone ndabimenya wanyetse n'ama message byose nabibonye. Ariko se uwo batabisobanura udafite ibyo bimenyetso, rero niyo mpamvu hazabaho urugo rumwe rugira intonganya gutya bakamara n'icyumweru batavugana kandi bararana. Ariko namwe mwabikizemo uruhare. Yego hari abagore, ikindi hari abagore badashobora bagira umujinya w'umurandura nzuzi. Ako n'umugabo nawe utabashije kuha amakuru umugore we, none se umugore azicara birote abitekereze mu mutwe. Arega si ngombwa umugabo ari we wakosheje, hari n'abakosa umugore ari uri mu makosa ariko kubera kwihagararaho. Ngo iki? Urugero, reka ngo urugero. Ugasanga umugabo urumva, ugasanga umugabo umunsi ku wundi abyuka yiruka, ugasanga umugore ari mu rugo wenda, sibyo? Wajya kureba ugasanga nk'inzu babamo yajemo imirayi. Umugabo ari nko kuwa gatandatu yabivugaho, umugore agatera hejuru. Umugore ntago abashoboye. Sina ari abagore badashoboye. Ati imirayi se ngewe ndi umukozi hano, ngewe se wangize igipupe, sibyo? Bakaba babipfa umunsi wa mbere ugahita wa kabiri, umugore akeneye ngo umugabo azace bugufi ngo nuko yavuze kinabonye mu. Ariko birumvikana niba ari isuku nkeya, birumvikana ko abagize isuku nkeya umugore ari mu makosa. So n'urugero ngo wahere ntabwo namurengera. Nkubwiye ngiye mfite umujene wanjye byabayeho aza kungisha inama. Nta muntu ngende buzana gushyigikira mu mafuti. Ayo ni amafuti, uwo ni umwanda. Niba uri umugore mu rugo ita ku isuku, menya ko ibintu byose si isuku gusa, n'urugero nari nguhaye. Ni ibintu byose ntabwo nanjye mvuze isuku. So icyo nshatse kuvuga ngo ni icyereko. Icyo nshatse kuvuga niyo mpamvu waye urugero rworoshye. Icyo nshatse kuvuga muri case yari yo yose bishobotse ku mpande ebyiri, uwirebaho mbere akavuga uti muri situation ninjye nakoze amakosa agaca bugufi, ntago twakagize izo ntonganya zimara icyumweru. Ariko hari abagore n'abagabo usanga umwe muri bo yiyumva aba yumva ko atacira bugufi mu gihe. Ubundi nekeza ko mbere yo kuvuga cyangwa mbere yo kurakara umuntu akabanje akareba ikibazo kiri he, nakoze iki muri ibi mfitemo uruhe ruhare, cyangwa na ruhare mbifitemo, ukabanza ugacekinga ukareba neza nyine ukamenya ikosa ufitemo aho ngaho. Wabona uri umunyamakosa ugasinda bazi. Gusa igihano nihaye kubw'uko natashye nsanga wirakaje.
nirakaje ko niwe wabineye none se kuri kuvuga ngo nirakaje kandi sinihaye igihano so nkuye muri dushe ni nabonye uko wagiye muri dushe ni naho amazi ahantu hose n'imyenda uratose nanjye ntabwo nzi ngo byanje gute mu mutwe ariko iyo uba wambwiye kare urabizi nagize umujinya urabizi hari igihe umbwira hari igihe umbwira kutinda uzi ikintu bita gukontorora reaction buriya okay wenda ngewe nyikontorora amazi abita uyikontorora imigeri niyo mpamvu ntabikoze nyine akantu ko gukubita ntabwo akagikora wenda ntabwo twabigenderaho ntabwo abagore twakwishyira hejuru cyangwa ngo twishongore ngo nuko ngo batakigira gute n'uri si ngombwa gukubitwa n'inka n'izigikubitwa ntabwo aba ari ngombwa ngo ukubitwe uri umuntu mukuru ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa ngo ukubitwe uri umuntu mukuru wowe koresha ubwenge IQ yawe ikubundi kumariye yikoreshe neza utekereze ubwonko bwawe bukore ikibazo nabwo n'ujya no gukontorora umujinya n'uyikoresha ibintu byose ukajya ubikemuza kurakara hari umugabo urajya ufata icyemezo gikomeye buri munsi kurakara yikoreshe ukontorora umujinya unatekereza unafokasinga kuri situwasiyo uba wajyanyemo n'umuntu wawe mubana ikindi nawe mugabo cyangwa mugore nawe ita ku bintu byo mu rugo bisaba kwita ku kantu kose akantu kose ukakita kuko karakonta akantu kose ukakonta kabateranya akantu kose katuma mutongana haba inonganya niyo mpamvu yego nazana zitakomanyije amahembe ariko mwige gukontorora utuntu duto n'utunini ushaka kumva kwenda kuba utambwiye ngo ndi mu kazi ngo wenda ndi bumubwire ngeze mu rugo ushaka kumva ko ari ikintu cyoroshye ariko ntabwo ari ikintu cyoroshye nako kantu karebe uvuga ati aka kantu ni kananiranye n'umugore kuba namuhaye detail rega ni sawa ubundi wibyita ngo ni umugore ngo ashatse kukuyobora ni communication nkuko nawe yaba ari out ari hanze wowe uri mu rugo akakubwira ati sheri nciye ahangaha nje kuri alimentation ngiye gufata umugati ndi butindeho gato wenda ne kwajya mu isaha ndahajya mu isaha n'igice cyangwa wa mushuti wanjye bibaye ngombwa ko mujyana kwa muganga agize ikibazo aguye hasi tumujyanye kwa muganga icyo ntabwo uzifata umucuti niba aguye hasi mwe muri kumwe mujyanye kwa muganga ngo ugende wirwe kwa muganga ngo userere umugabo akubure agumye koza umubwira ati ndaje kandi ubizi neza kuri kwa muganga sobanura uvuge neza uko ibintu bimeze umuntu wawe abimenye umuhe gahunda ngira ngo ko bakurikiye uko story yagenze kuva itangira ndizera ko habwirwa benshi hakumva beneyo uyu munsi ni nge ejo ni wowe ejo n'undi ariko ndizera ko ku byavugiwemo hano buri wese yakuramo ikintu runaka yagenderaho cyangwa se yakosora nk'uko bisanzwe rero ni kuri Last Mission Rwanda niho video nk'izi ngizi uzisanga ni nge na madame ngira ngo rero tubashimire cyane abantu twabanye ku bw'uyu munsi then duhura ubutaha mukore subscribe share like comment kandi turabakunda cyane umunsi ku munsi tukomeza tugenda tubana turahari ku bwanyu ngaho tujye kuryama rero what tujye kuryama icamande nabira bikeka wanzani ibindi bintu yemzane sosiso okay ciao